Ejo ni umunsi dufite wo gutangira ukwezi kw'abashampiyo. Rayon Sport nibyo yakinnye imikino ya gishuti yakinnye n'amarushanwa mpuzamahanga, ariko ntago turanyurwa byo ku rwego rwacu kubera ko dutekereza ko dukeneye kureba ikipe yacu mu buryo bwisumbuyeho. Icyabaye rero nuko twateguye icyumweru cy'abashampiyo, ukwezi kw'abashampiyo plutôt, ariko kugomba kugirwa n'imikino mpuzamahanga ya gishuti, ariko tuzahita tunakomerezaho campaign y'andi marushanwa. Hazakomerezaho Super Coupe, hakomerezeho na CAF Confederations Cup ndetse na match za champion ishobora kuzinjiramo. Umunsi w'ejo wo rero urihari kuko n'umunsi nyirizina wo gutangiza uko kwezi. N'umunsi Rayon Sport igiye kongera gukina nyuma y'uko itwaye igikombe. Icyumweru kirashize n'umunsi. Ejo kuri stade yaraza kuba hateguye ahantu abantu bagomba kwifotoreza ku gikombe. Ku buntu se? Oya, ku buntu se igikombe Sami. Cyoko suritewe niki. Ku buntu se mwe mwakiboneye ubora. Nagira ngo bisobanure. Amafaranga wasire. Atagira umuntu uza Oya, abantu bagomba kumenya kubera ko ntago bazafotorwa mu buryo buri busanzwe. Nta muntu uzemererwa, wenda ushobora gufata ifoto imwe ya telefone yawe, ariko ahantu hazaba hateguye hari n'igikombe, hazaba hari abafotografe mpuzamahanga bari qualifié, bari qualified. Ko muri no minsi abantu uzishura abantu bari lokali muri Rayon Sport ko muri minsi bafite ibibazo none. Abaroko ntabwo bari tayari. Niyo mpamvu batushaka kuzana umuvugizi uri roko wasize kuba international. Yego. Hanyuma ni match mbahaye kuri team news ho gato, umutoza yahisemo ko ku kigero cya 70% ari buze gukoresha abakinnyi abantu batagize umwanya wo kubona. Nabona Zuberi umwambaro wa Rayon Sport. Naye Zuberi ndamukeneye kumubona rwose. Nyene kubona Toni Kitoga mu mwambaro mushya yagarutse. Toni muheruka kumubona kera. Ese ntimukeneye kureba Christian iminota ihagije? Bebeto Fabio nawe twamubonye atsinda igitego. Fabio ntimukeneye kumubona iminota ihagije? Abantu ntibakeneye kubona Asmani iminota ihagije? Hari abantu nabonye batangiye kumwibagirwa. Gusa agiye kwishyushya mwumva umurangoze ngo uramukinnyi mushya wa Rayon Sport nini? Nasmani gatsindwe n'Imana. Uriya Nasmani. Uriya Nasmani. Abantu rero ku munsi w'ejo bagiye kongera kwenjoyinga mbere na mbere kubanza kuko n'umukino wa gishuti. Rayon Sport yemerewe gushyiramo ikipe ya mbere, gashyiramo indi, gashyiramo indi. Ariko ku kigero kinini umutoza yifuje ko tugomba kureba n'aba bakinnyi bandi batigeze babona umwanya uhagije. Abantu akenshi babona Muhoza ari gutsinda igitego, ariko se yatangiye mu kibuga byagenda kumuza mu rugo. Hanyuma se Wasili kuvuze kuri jezi nshyashya za Rayon Sport ziri ryari? Rayon Sport iratangira umwaka w'imikino muri weekend. Rayon Sport izaba ikina n'ikipe ya Police muri Super Coupe. Hari ibyifuzo bitatu. Icyambere hari gukoresha izi jersey kuva kuri match yo kwa gatatu, kuko turi muri gahunda ya photoshoot. Nubyo tugomba kwaniviringa jersey. Abantu ku munsi w'ejo ntekereza ejo ntago bazabona jersey. Yego, mbibahaye imbere. Atagira n'umuntu uza kubimbaza rwose. Ahubwo kuva kuri match iri hagati iyo tuzakina ku wa gatatu ya Mandi cyangwa match ya Police, turimo turareba igifite imbaraga. No gutangirana umwambaro w'ikipe dufunguye umwaka w'imikino. All no mu kibura gatatu dushobora kuba twayikoresha. Ibyo biraza guterwa n'icyo ubuyobozi buri buze kwifuza, ariko imyambaro y'ikipe ya Rayon Sport aka kanya y'abakinnyi ariko nta kibazo tugifite rwose. Ubu ngubu turi safe. Ku isoko abafana, ku isoko nabyo ni ndatekereza nka following week nayo izabiri ku isoko, kuko abantu bazabanza bayirebe. Tuzabereka home, tuzabereka away na third kit. Izo ni nazo jezi zizacuruzwa ku isoko rero. Ni nayo mpamvu ndi guhamagara n'abacuruza ahubwo batangire bandikire Rayon Sport bifuza kuzacuruza izi jezi. Ko abafana ba Rayon Sport barazikeneye pe. Yego. Ese ko zaza zihagije ari na nziza, ahubwo si uguhaza gusa. Uruganda ruzwi rwa rundi wandika kuri internet ukarubona. Yego. Rwambika n'amakipe akomeye. Yego. Design nziza. Na design nziza zikanaboneka ku bantu byose ni mpuzamahanga, kandi buri wese ku bushobozi bwe azabona jezi. Buri muntu wese ku bushobozi bwe azabona jezi. Hanyuma rero tugandire ku bakinnyi rero. Mukono yahageze yamaze gusinywa Atangaje. Ariko Sabudi ko nabonye bitarasobanuka neza. Rayon Sport yasoje isoko. Uwo mwafunze nta rutahizamu, nta munyezamu, na keretse ibitangaza byaba nko kuri uyu munsi wa nyuma, hakaza nk'ikipe izana crazy money ikishyura nk'umuntu witwa wenda Kameni, bikaba ngombwa ko Rayon Sport ishobora gusubira ku isoko ikajya kugura undi mukino. Ruboneka shwi
Njye nabonaga abantu bari kubivuga nkaba ndi kwisekera niba mwaribonye ejo niro impostinga ndi guseka tubwizanye kuri Sami nawe warayibonye yahagararaye ariko mugomba kugira ikipe ya mbere n'iya kabiri n'iya international ntabwo ubona ruboneka yabona umwanya hari ndamukunda cyane ni umukinnyi wirukanka cyane wese urirukanka nanamwifuriza ibyiza buri ni umwe mu bakinnyi nifuriza ibintu byiza ndifuza ko yagakwiye kubona ikipe hanze simwifuza hano mu Rwanda mwifuriza ko yabona ikipe yo ku rwego rwisumbuye ariko se nanone ndiriya muri Jingari na Wamukono bamuderi akabari n'abajigi unyuzwe n'isoko se 100%. Ubu biroroshye cyane ubu Rayon Sport ifite umuntu witwa Dande Junior na Erdinho abandi bakinnyi bose basigaye bakina bisanzwe nk'ubu ngubu Rayon Sport igize ibyago byo kuvunikisha abakinnyi bayo bose ariko Mokona akaba ari muzima na Dande abasigaye njyewe nakina Matici yakina Claude Disiwe yakina kandi ikipe ikajyona umusaruro kuba harimo Erdinho na Dande Junior aba bantu babiri bari mu kibuga abangaba uyu Eli Mokono ari mu kibuga hakaba harimo na Dande Junior abasigaye bose niyo baba bavunitse WASIli nahagararamo nkakina gatanu Claude Disiwe akina kuri kabiri Matici ari kuri gatatu n'abandi bakajya mu yindi iyo ngiyo wallahi iyo za AS Kigali zabirya n'izi kipe muri zidashaka gukina Super Coupe zabirya cyane aha mba ndi mumeze ariko none Super Coupe baza bakagukubita wagaruka uvuga ngo Samirega narabibabwiye twe ntabwo turi abino Rayon ni muyibona muyifate nko mu diaspora wibereye hano uri kurya amafaranga ni nk'ari Hilal kuri ubona ari Hilal ibintu byino ntabwo bindeba tumeze nk'abakristo barakubwira bati twebwe iby'isi ntacyo tubibaza iwacu ni tuzataha iwacu mu ijuru tuzataha natwe rero iwacu ni muri confederation sana umuntu wahaye WASIli igikombe mpuzamahanga noneho umuntu wahaye WASIli igikombe aba rero ntabwo tukirangamiye ibyino uretse akanagire mu matsinda noneho rero aba rero ntiturangamiye ibyino akandagiye mu matsinda yazadutora ndabasubiriramo rwose abantu bumve batuje ushaka igikombe kino rwose nahatana zakibona aba rero ntiturangamiye ibyino rwose national ubu mu myaka iri imbereho turateganya ko qualification izajya iva ku gikombe twatwaye iyo utwaye Champions League ntiyongera kayitazamo cyane utwaye Confederation ntahita qualification ya Champions League oya ntabwo ayibona arayihatanira ariko nta kibazo muyitwaye ntacyo bitwaye muyitwaye mugaheza nta kibazo usibye ko uwo munsi mwana nyagasana Ruvuyanga rwose n'abanyarwanda baduteze amatwi aba rero ntiturangamiye ibyino rwose unyuzwe n'isoko se wa mbere baba baryohewe n'abantu bicaye ku nyakiramajwi zabo ibaze kumva WASIli uryohewe n'amashusho bashobora no kuba bari kuri YouTube batureba bambona gutya ndi kwinywera ubuse mabure rero ko tuzagera hano ubutumwa mabure we mabure narabikubyiye ko nzatwara igikombe none nsigaye mpaguruka muri studio bakira umwami w'umuziki ibi bintu wari uzi ko nzabigeraho WASIli arahagurutse inarigiye kwinjira ibaze wallahi WASIli asiga ibaze uko gusimburana wallahi ni ukuvamo kwa Lamine Yamal hinjira Messi Messi hinjira Kinubi ni Cristiano na Messi basimburana buri kashe ibintu biraryoshye cyane urakaze cyane ubwo n'umuhanzi usimbuye indirimbo yanjye 11 b'abazungu akurikiyeho inshallah wese bitanu ni yande ko nabonye ufite n'indirimbo yitwa bitanu nanone niri vuba nayo irasoka ubwo abantu bataragura amatike no gukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego amafaranga nangahe kwinjira ni 3,000 5,000 ndibeshye sorry 3,000 15 30 na aperi aperi kagoroshye cyane ubu Rayon Sport ifite umuntu witwa Dande Junior na Erdinho abandi bakinnyi bose basigaye bakina bisanzwe nk'ubu ngubu Rayon Sport igize ibyago byo kuvunikisha abakinnyi bayo bose ariko Mokona akaba ari muzima na Dande abasigaye njyewe nakina
Matici yakina Claude Disiwe yakina kandi ikipe ikajya ibona umusaruro Arewe. kuba harimo Arewe. Eldinho na Arewe. Dande Junior Arewe. aba bantu babiri bari mu kibuga bari mu kibuga abangaba aba uyu Eli Mokono ari mu kibuga hakaba harimo na Dande Junior abasigaye bose niyo baba bavunitse WASIli nahagararamo nkakina gatanu Claude Disiwe akina kuri kabiri Matici ari kuri gatatu n'abandi bakajya mu yindi iyo ngiyo wallahi iyo za AS Kigali zabirya n'izi kipe mbona zidashaka gukina Super Coupe zabirya cyane aha mba ndimo meze ariko none Super Coupe baza bakagukubita wagaruka uvuga ngo Samirega narabibabwiye twe ntago turi abintu Rayon ni muyibona muyifate nko mu diaspora wibereye hano uri kurya amafaranga ni nkari Hilal kuri ubona ari Hilal ibintu byino ntago bindeba tumeze nk'abakristo barakubwira bati twebwe iby'isi ntacyo tubibaza iwacu ni tuzataha iwacu mu ijuru iwacu ni mu ijuru tuzataha natwe rero iwacu ni muri confederation yego saba umuntu wahaye WASIli igikombe umuntu wahaye WASIli igikombe mpuzamahanga noneho umuntu wahaye WASIli igikombe aba rero ntabwo tukirangamiye ibyino uretse akanagire mu matsinda noneho rero aba rero ntiturangamiye ibyino akandagiye mu matsinda yazadutora ndabasubiriramo rwose abantu bumve batuje ushaka igikombe kino rwose nahatana zakibona aba rero ntiturangamiye ibyino rwose national ubu mu myaka iri imbere ho turateganya ko qualification izajya iva ku gikombe twatwaye kandi utwaye Champions League ntiyongera akayitazamo cyane utwaye Confederation ntihitaho na qualification ya Champions League oya ntabwo ayibona arayihatanira ariko nta kibazo muyitwaye ntacyo bitwaye muyitwaye mugeza nta kibazo usibye ko uwo munsi Rwanda Nyagasana Ruvuyanga rwose n'abanyarwanda baduteze amatwi aba rero ntiturangamiye ibyino rwose unyuzwe n'isoko se wa mbere baba baryohewe ni abantu bicaye ku nyakiramajwi zabo ibaze kumva WASIli uryohewe n'amashusho bashobora no kuba bicaye kuri YouTube batureba bambona gutya ndi kwinywera ubuse mpamvu rero azi ko tuzagera hano